reka dusome igitabo cy'abacamanza yego abacamanza ibice byaho 16 abacamanza 16 n'umurongo wa 15 wa 16 n'uwa 17 haravuze ngo Delila aramubwira ati wakagize ngo urankunda kandi tudahuje umutima, umemukiye gatatu utambwira w'imbaraga zawe nyinshi ziva. 16 abari naho witondera cyane kuko niho umwuka mpaye, ijambo n'umwuka uri mpaye, ariko kuko yamushimikiriye iyo minsi yose akamubaza amuhata amurembeje nk'uwenda gupfa, nuko amubwira ibyari mu mutima we byose. Aramubwira ati nta cyuma cyogosha kigeze kunyura ku mutwe, kigeze kunyura ku mutwe, ko nabaye umunaziri w'Imana mpereye nkiva mu nda ya mama, nakogoshwa imbaraga zanjye zanshiramo ngacogora nkamera nk'abandi. Iri jambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo ingaruka zo kumena ibanga, ingaruka zo kumena ibanga. Uyu mugabo ubu ndimo soma aya magambo amarira ari kuzenga mu maso, kuko dufite ingaruka nyinshi abarokore zituruka ku bintu twimeneye twebwe aho twivuye. Dufite ibibazo dukomora ku byavuye mu kanwa kacu. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo ni ingaruka z'ibyo yakoze, ni ibyacu twasandaje ubwabyo byatugizeho ingaruka. Ni mpamvu ki Imana yaduhaye umwuka wera ikaduha ururimi rutamenyekana. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo umuntu uvuga mu ndimi ngo ariko ngo atazisobanura ngo ntacyo bimaze, bashingiye kuri rya jambo ndumva ari Pawulo warivuze. Ariko niyo usomye ahandi hakubwira ko umuntu uri kuvuga mu rurimi rutamenyekana aba ari kuganira ubwe n'Imana bonyine, kandi Bibiri ikakubwira ngo ibyo bintu avuga byumva we n'Imana gusa, nta mbaraga zindi zibyumva. Bivuze ngo na Satani ntiyashobora kubitangira, ntiyashobora no kubirwanya, kuko bigenda direct bigera ku Mana, kuko ntiyashobora kurwanya ibyo atamenye. Dufite ikibazo rero, ingaruka zo kumena ibanga. Kumena ibanga n'ingaruka zabyo ni irihe? Uyu mugabo ari we duhereyeho, nubwo yagiye agoragora akivanga n'abanyamahanga akabenguka abakobwa babo, bunimuze kugira ngo dufite ingaruka nyinshi. Aho umuntu umwana w'umukobwa yaraje arambwira ati ngewe sengera, hari umuhungu n'umupagani ariko ndashaka ko tuzimariye, tigiye nzamuhindura. Ndabwira urabeshya, umurimo wo guhindura ukorwa n'umwuka wera. Wowe rero nta bushobozi ufite bwahindura umuntu.
wibeshya, ahubwo iryo ni irari riri kukwakamo, ntabwo we nta murimo ugira wo guhindura. Nawe unyumvishe ubimenye, nta mbaraga zo guhindura ugira. Niyo mpamvu muri ibi byavuze ngo umwuka wera akora imirimo itangaza, ni wowe wemeza abantu. Tugira ubwoba iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora. None se wowe uhindutse umwuka wera? Oya, ubundi uwo muntu ushaka gusezerana nawe hadakijijwe, wabanje ukamwerera imbuto agahinduka. Niba koko ari igeno ry'Imana, Imana ntizabahuzara. Imana hari n'abantu abarokore dukeneye semina ndende, dukeneye inyigisho y'igihe kirekire kugira ngo tuvangure ibintu. Nigeze numva umuntu w'umurokore ambwira ngo dore umugore wanjye ngo ari mwaruriya rugo ngo abyariyemo gatatu. Ndabaza ngo muziranye ryari? Ngo kera ari umukobwa. Ndabaza ni none abyariye gatatu iw'abana? Ati tifite ibimenyetso ko ari umugore wanjye. Ndabubwira ni waravangiwe kweli. Akosha kuki abantu bafata Imana nkaho abantu kuki bashaka gufata Imana nkaho ari umuntu? Imana ni inyembaraga, Imana ni inyabubasha. Ivuze ngo ntuvuge. Zakariya yaramubwiye ngo kugira ngo umenye ko ndi Imana ndagufunga umunwa kugeza igihe uzabyarira uwo mwana uzamwita Yohana, izina ritamenyerewe muri bene wabo ndetse ngo rigirwaho impaka. Reka nkubwire ijambo rikomeye, Imana niguha izina ritamenyerewe muri bene wanyu. Imana niguha amateka atamenyerewe, Imana niguha ubuhamya butamenyerewe, Imana niguhindure mu buryo butamenyerewe, Imana nikubaka bitamenyerewe. Haleluya! Yari izina iramufunga kugeza igihe iryo zina ryabonekeye. Ngo babaza umugore bati twebwe turi abasaza bakuriye umuryango, ubwo mwene wacu atavuga tugomba kumushakira izina, tugomba kwita uyu mwana kugira ngo tumuhagarare. Nyina Elizabeth arababwira ati wapi, barababeshye, twebwe twarasenze Imana iravuga. Ndashimira Imana y'abarokore ko ari Imana ivuga. Ndashimira Imana y'abarokore ko ivuga. Haleluya! Twarasenze iravuga. Igira ite? Uwavuganye n'Imana yihereza icyubahiro. Haleluya! Nasomye Bibiliya muri Zaburi 104 umurongo wa 30, sanga haranditse ngo yohereza umwuka bikaremwa. Ndashimira Imana ko yavuze hakagira ibintu biremwa. Ndashimira Imana ko yavuze ibintu bigahinduka. Ndashimira Imana ko kandi yavuze imigambi y'abadayimoni igakurwaho. Imana nishimwe. Abarokore bakwiye kumenya Imana nk'inyembaraga. Ndamubaza niko iyo Mana yawe, uwo mukobwa wari fiance wawe bamugira umugore, Imana bari barayifunze, bari barayiteye kudetasi. Iyo Mana yawe barinda bagutwara isezerano bakaba bari byaje gatatu. Kereka yaza kumbwira ati wenda Imana yambwiye ko tuzabana ari umugore w'abana, wenda byo birashoboka bitewe n'impamvu zitandukanye. Imana ishobora kuvuga ati uzashakana nawe afite abana batatu n'urugero, kaba wumva ko nyine rwa rugo atazarusaziramo bitewe n'ibyo Imana ishaka. Ariko ntago nemeranya n'umurokore umbwira ngo umuntu yari umukobwa, Imana ikavuga ngo uriya n'umukobwa wawe, barinda bamusaba baramutwara. Imana ihari, yewe data wa twese, mbega ukuntu iyo wizera yaba ari nyantege nke. Imana batsinda gutya ibitego ntago ari iyo mu ijuru. Iyo mu ijuru yo irishoboye. Nabwiye abantu yuko Abafilisitiya banyaze isanduku irabakaho kugira ngo bene Eli bakomeze gusambana. Ndabajyana mu rugerero babati kure isanduku nyamere igende uko nzigarura ndabizi.
uko nzagaruka ndabizi. Haleluya, haleluya. Iriya Mana y'abarokore ni Imana irwaniza cyane. Abatisha Abafilisitiya ngiye kubakora n'umukwabo, nta muntu n'umwe turi kumwe, nta batandi turi kumwe, reka nta bahanuzi bahari, ngiye gukora umukwabo. Biratangira bati murandazanya na Dagoni mwebwe sha, ngewe mwagize ngo gereranywa na Dagoni. Ibi batikuye ibibyimba bose, ibakubita ibibyimba, ngo ubundi imbeba zirabashoka zirabarya koko, zirabatikura ngo bajya ku mupfumu karundura. Arababwira ati ikintu cyashoboka, mugiye kugenda mucurisha ibibyimba muri zahabu, mucurisha imbeba, muyemere ko rwose nimushaka mwibwira ko namwe muri izindi mbeba nimushaka mwibwira ko mwayubarariye. Ahasigaye mufata inka ikibyara, ya yindi ikibyara muzirikeho igare, izo nka muzohereze. Niboneza yerekera iwabo mu Bisiraheli, muyerekeze muyigeze ku rugabano, nimukoreho mushireho amaturo. Imana y'abarokore burya ikunda amaturo ihimbazwe. Mushireho amaturo, muyubararire, ikunda icyubahiro, muyereke ko muyubashe. Ahasigaye murebe ibyo ikora. Genda bazana ibibyimba bati wowe kabyara we ntutwice ntutumare. Wowe yageraga hose yarabatikuraga ikabatera ibibyimba ikabageraho, iragendera amaso arakanura, aragenda ava mu mutwe. Barabati turashize karabaye. Irirwanirira gusa, irirwanirira irabati ndishoboye. Ndashimira Imana ko yishoboye no mu bibazo byawe. Ndashimira Imana ko yihagije. Haleluya. irihagije Imana irihagije ayiwe irihagije Imana irihagije. Yereza icyubahiro, irihagije takipasena faibe ezene kostifobe leba adesoke arafome ma shenda asaribiste kosi ya bibo. Ndikumva kwirimbira ngo hari itangazo risha wakiriye kubera none Uwiteka abaye umucamanza n'umutabazi wawe. Beka sana mbere ya pasifo honest. Karame mwami wanje, karame ndakumva. Imana imbazwe, Imana yabwe icyubahiro, Imana imbazwe. Yarabaza kosa kangote paki wereba edazolati kasolebe heli wazikadoba hefodaba shano otaide kosi yabe nemate kafole beria zeoria. Hanyuma tugaruke ku ijambo ryitwa ingaruka zo kumena ibanga. Uyu mugabo amena ibanga, ararimena. Samusoni nubwo yakoraga ibyaha, ariko yarakwemezaga akazunguza Delila, ati bamoshe, ati bamambiye, aza kototera umusatsi. Aravuga ngo buriya bawufashe bakawukoramo ibizingo 7 bakasinda ku mambo, tiburya byakunda. Tangiye kuvuga ngo buriya unacunze kuri ziriya mambo, nubwo Bibiliya itabivuga. Ntiyabura na mukeya wasigayeho wamyokeyeho. None yati mufashe mukazirika hariya ku mambo, tiburya nashoboka. Azurumba yarishikana yakabura na kamwe gacika. Karabuze se ukugenda wimena inda, kugenda wifungura, ukugenda wihereza isi, ni kugenda imenya imbaraga zawe aho ziva, ni kugenda imenya aho yaguhera, ni kugenda yiga sisiteme yo kukurangiza, ni kugenda itekereza ikiri bukora kugira ngo ikumaremo ubuzima. Isi nuko iteye, isi nuko imeze,
isi n'ubwo buzima ituyemo ni ubuzima bubabaza bwo guhemuza no guhemukira abantu, ariko dushimire Imana. Imana iduhagararaho, Imana iturengera, Imana y'abarokore yavuze ngo nugaruka nzakugarura, kandi nukuri bishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa. Imana hari ibinogo by'abadayimoni ishaka gusibanganya ku buzima bwawe. Hari ahantu abadayimoni bacumbikaga, Imana ije kumenagura ibyo byuho by'abazima. Irashaka kwicarira izo nama igatanga itegeko rishya ku buzima bwawe. Imana tuyikomera amashyi. Akora ikosa rikomeye. Samusoni akora ikosa ngo yari amurembeje. Buriya ukuntu abadayimoni bakuzenguruka bakakugota bakakuzengereza. Intego mfite nuko tugiye kubwira Imana ngo ingaruka twagize kubera uburangare no kumena ibanga uzidukureho. Yego, ingaruka twagize kubera uburangare no kumena ibanga Imana izidukureho. Ituremera amateka bundi bushya, iturwanirire bundi bushya. Aramubwira ati rero ngo yari yamushimikiriye nk'uwenda gupfa. Aramubwira ati ubona arimo kumenera Satani ibanga, aribwira ngo ari kumwe nawe. Ndayamubwira ngo Satani ntabwo ari umuswa ku buryo yagukuraho ikintu cy'agaciro mu buryo bworoshye. Arakuryoshya akakwereka ko nta kibazo, akakubwira ko muri kumwe. Buriya abakobwa batewe inda zidateganyijwe ni bake cyane, bazitewe mu buryo butunguranye cyangwa bw'imbaraga. Abenshi abasore cyangwa abagabo barabaryoshya, akamwereka uduhenda abana, akamwereka ukuntu amukunda, akamwereka ukuntu yamwihereye, akamwereka ukuntu ari umunyamaboko, ibyaba byose yabyirengera, akamubwira ukuntu nta kintu yamuburana, akamugurira agatelefone, akamuha udufaranga two kugendana tungahe, akamugurira utwenda, akamugurira utuvuta n'ibindi bintu by'ibishahuro biri aho ngaho, akamwumvisha ukuntu yaje ari igisubizo mu buzima bwe. Nawe yarangiza akavuga ati nta wundi muntu ku isi nigeze mbona unyitaho nk'uyu. Ubundi yamara kumutera inda yamuhamagara akavuga ati wimamagara wajiniwe, wimamagara dayimoni, tish. Uko nyine Satani icyo yashakaga yagize gute, yakigezeho. Nyabwira abasore n'abakobwa, urebeye inyuma ko kurabona uriwe, urebeye inyuma turabona uri umusore, ariko imbere umugabo ugasanga ubunganya na so. Urebeye inyuma umuntu yabona ari umukobwa, ariko imbere ayowe kanigarukirira aho ngaho. Muza abadayimoni ukuntu bambura umuntu isura, bakumenesha ibanga. Aratangira haturumva ati kuva nabaho, ati Imana ati yavuzeho, ati bigiye ubona byavuye ku Mana, ati buryo ubona izi mbaraga ntabwo ari iz'icyene wacu, zavuye ku Mana. Impamvu ubona nkomeye gutya ni isezerano ry'Imana. Imana yavuze ko nzaba umunyembaraga, ariko ivuga ko ibanga rishyize mu musazi. Umunsi yabivuze niwo munsi bamusinzirije, umunsi yabivuze niwo munsi yanogowe amaso, umunsi yabivuze nibwo bamuhinduye umucakara w'Abafilisitiya, nibwo bamujyanye gusya ingano. Yesu we, Imana ikurinde kuba umucakara w'abadayimoni, Imana ikurinde, Imana igutabare. Ibyaba byaraturutse ku burangare bwawe, ibyaba byaraturutse ko wabuze ubwenge, ibyaba byaraturutse ko nawe utabaye maso.
Imana ikurinda ingaruka zabyo. Imana ikurinda ingaruka. Satani yatumenesheje ibanga. Satani yatuvugishije ibitavugwa. Gasanga umuntu ahagazana ari kuvuga amasezerano ye n'Imana. Abaroga bakayaroga, abayabura bakayabura. Hano mu materaniro cyangwa abubwira bamwe bakorera Imana ariko abandi bakorera izindi mana. Ni nayo mpamvu ukwiye kwitonda amasezerano yawe ntuyabwira abadayimoni, akamenywa nawe n'Imana. Niyo mpamvu n'Imana ikubwira ngo nujya gusenga ujya wihererana na so. Iso umenya ibyiherereye azakugirira neza. Ubu hari amasezerano yacu atarasohoye kubera aho twagiye tuyavugira. Ukavugira mu materaniro ati umujyaho Imana yarutse kumbwira ko izangirira gutya. Wa wundi w'umukonikoni agahita ajya kubihambira, agahita yiruka akavuga ati ntagatabarwe ngihari, ntibigakorwe ngihari, ibintu bikabaho ngihari, akakudindiza. Abanyarwanda rero ni abahanga, baravuze ngo utakwamuye aragucereza. Nibyo koko isezerano ni iry'Imana rizanasohora, ariko si ubwo ngubwo. Niba Imana ikubwiye kukwambika ikakubwira ipantaro wenda n'ishati ufite ibiro 50, noneho Satani akagenda akabidindiza ya pantaro n'ishati ukazabibona waragize ibiro 70, byaba bikiri ibyago. Nuko abadayimoni bakora isezerano bararidindiza rikazakugeraho bitakiri mu gihe urikeneye. Se murabyumva? Se birasobanutse. Umwuka n'ukuri, umwuka aramishuriye n'ukuri. Mbarahire ibi bintu nabihawe none Imana iramishuriye, irambwira ngo dusenye ibintu byose abadayimoni bagiye bafatira byacu, tumenagura imbaraga zafatiye ibintu byacu. Kuko ariko ngo tunihane ko twabuze ubwenge, tunihane ko twabuze iki? Ubwenge. Twabuze ubwenge, tutambaza ibintu byacu. Njye Imana yambwiye ubukwe, ubona nubwo mubona bimeze gutya, ariko Imana yavuganye nanjye ubukwe. Wa wundi ukorana na za mbaraga mbi akabara binyarukanye, akabara byuka atumva ntakabukore ngihari, umva ntakigera arongorwa, ntakigera umva akamucurika akamucurangura, umva ukazakora ubukwe ariko utakibyara. Wakurura ugasanga ni uburangare, ni ibanga twamenye. Buriya ibintu bikomeye by'umuntu mujya mwirinda no kubihanurira mu karubanda. Ibintu bikomeye by'umuntu ujye ubimuhanurira we nawe n'Imana. Noneho umwana arangara bibazwe we n'Imana ye. Yego Imana ibikubaze kubwira ati ko nabiguhereye mu ibanga wabihaye rubanda gute? Tijewe Imana hari umuhungu nzi Imana yamubwiye akazi gakomeye, akora na interview arayitsinda, akora examen yo kwandika, akora ikizamini cyo kuvuga cyangwa se cyo kubazwa, ariyo bita interview, byose arabitsinda. Amaze gutsinda na interview atangira kujya gushima mu rusengero, ashimira iwabo, avuga ati nanjye nabaye umuyobozi ukomeye. Akibivuga mbarahire ndi imbere yanyu n'imbere y'Imana n'abugingo n'ubu ako kazi narakajyamo, kandi yashize nk'imyaka 5. Kandi uwamukurikiye yamurushaga amanota menshi, ariko ntako yagiyemo. Kandi nta yindi mpamvu yatumaga atakajyamo, ariko abadayimoni baragiye barafunga. Niyo agiye kubaza ati akazi kanjye baramubwira ngo rindira umwanya wawe urahari.
umwanya wawe mu myaka 5 kweli, umwanya wawe mu myaka 5 ndamuzi. Mwumva ikibazo gihari. Irinde kuvuga vuga ibyo ubonye, wikwivamo, wikwimanina, wishurira abadayimoni umugisha wawe aho uziritse, wibwira isi aho warongeye. Tugera imbere y'Imana ubwira ngo ndagushimiye ko wanyushije mu irembo, ibanga ryanjye nawe. Ntabwo mwibuka wa muri ibyo avuze ngo kandi Imana icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu, washize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu. Ibanga ryawe ni Imana. Imana yaribitse kure y'amaso y'abantu, kure y'ibitekerezo byabo. Yangeneye umunsi wo kuvuka, shiraho n'umunsi wo gupfa. Yangeneye igihe cyo kubiba, ishiraho igihe cy'isarura. Igihe nari mu nda ya mama, ntawaruzi imibereho yanjye, uko nzabaho byari ibanga ry'Uwiteka Imana ikomeye. Ntabwo wumva ko Imana yakubitse mu ibanga rikomeye, igihe isezerano ritarasohora. Imana ibishaka ko nawe uritwita, ukaribika n'ibanga, ukaribika n'isezerano, ukirinda kuriha abantu. Kuko nawe kugira ngo uvuke byabaye ibanga ry'Imana ko uzabaho, byari ibanga ry'Uwiteka uko izakugira. Kuko iyo ibivuga n'ibisuture bari kubijomba mama wawe inda bakayivanamo. Iyo ibivuga bari kumubaga agenda. Iyo ibivuga bari kumusatuza imisho yo kubaga ihene. Iyo ibivuga kavuga yuko uzatabara bene wanyu, kavuga yuko uzaba umunyembaraga gutyo, kavuga yuko uzatunga gutyo, ikavuga yuko izakugendesha amahanga, ikavuga ko izaguhindura amateka, ikagukura ku cyangwa bene wanyu bashiriye. Bari kuyivanamo itaravuka. Turashimira Imana itarabivuze, turashimira Imana yatubikiye ibanga, turashimira Imana ko yahagararanye natwe. Haleluya! Shetani gazo la pesa kola ginema vela bazakita ndimo kumva ijwi rimbwira ngo hanyuma y'ibyo irarema andi mateka, irarema ikase bayiba. Hari ibintu ishaka kurema, hari ibintu ishaka gukora, hari ibintu ishaka guhindura. Imana ifite gahunda. Tuyihereze icyubahiro. Ndagira ngo dusenge, kwinginga Imana, tuyihegahege, tuyibwire ngo Mana tubabarire, tubabarire. Twivuyemo, twarwanya intambara zitari ngombwa, twatumye ibintu byacu bidindira. Idesta teketa kosa, hanyuma yo kwemera kumera nk'uko Imana ishaka. Shebeni wese ode hosa pi wese fode hari biri wese. Imana irashaka guhindura amateka yawe. Mbere yuko tuza gusenga, mbere yuko dusenga nawe ukisengera, zamura ibiganza, usubiremo aya magambo. Aho uri, zamura ibiganza, zamura ibiganza. Vuga ngo Mwami Yesu, ngiye bugufi imbere yawe, mbabarira cyane. Nabuze ubwenge mena ibanga, nabuze ubwenge mvuga ibyanjye, nifuyemo. Satani yantwaye ibanga, Satani yantwaye umutima wo kwihangana. Nagiye mvuga ibyanjye, nashimye ibitarasohora, navuze ibyanjye ku karubanda. Ariko guhera none siribanze ibyo Satani yubatse, siribanze ibyo abazimu bubatse, siribanze ibyo Satani yashyizeho, ibyo abadayimoni bafatiriye. Mbihamagaje imbaraga zawe, ndasaba imbaraga, ndasaba imbabazi, ndasaba gukira, ndasaba kunesha, ndasaba impinduka, ndasaba ubutabazi. Sherabosika, ndasaba ngo ubindure, ndasaba ngo unkomeze. Umutima
umutima umindure musha, umindure musha, umwuka w'ubwenge ubarizwe kuri nge, amaso areba kure abarizwe kuri nge. Pakizakota pakosarakita pekesakota hinatota bimbo tabaze waitakosa enema adekosia be we estafone men we asalogeri bi we tasekosia. Komeza utikadi guhera none ndakwinginze nyubakamo imbaraga hiya, nyubakamo ubudahangarwa, nyubakamo ubwenge, nyubakamo kunesha, ma magambo akwiriye, ma gusenga bikwiriye, n'imbaraga zikwiriye, nyuzuzamo ubwenge bukwiriye, nyuzuzamo ibihe bikwiriye, ma amavuta akwiriye, bagarika akwiriye, ndiga kumera nk'abandi, ntandukanye n'abandi. Ibyo abadayimoni bishe ubizure, 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 ubizure. Ibyo bafatiriye, ibyo bagundiriye, ubigarure, ubibambure. Amahirwe yanjye agaruke, amahirwe yanjye agaruke, amahirwe yanjye agaruke, amahirwe yanjye agaruke. Ni wowe wivugiye ngo ubuze ubwenge abusabe. Nisubiyemo sanze narabuze ubwenge, sanze naraganiye n'abazimu, sanze naritwaye nabi, sanze naravugiye hadakwiriye, none ngusabye ubwenge. Guhera none ntakagira icyanjye cyongera gutakara, ntakagira icyanjye abadayimoni bavogera. Ariko kandi nibyo wari waravuganye nanjye, ndakwinginze bikure mu bunyage. Abadayimoni babifatiriye, abadayimoni babizingazingiye, abazimu babigundiriye. Ya 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 ya. Zamurijwe nawe wisengere, zamurijwe nawe wisengere, zamurijwe nawe wisengere, zamurijwe. Tumva bwira gukomeye, tumva imbaraga zibohora, tumva impinduka nonaha, tumva ari ubutabazi, tumva ari icyerekezo. Tatazadararaba basakosaya sheleweseba. Tumva ari impinduka, hari ikigiye gukorwa, hari ibintu Imana ikoze, hari amateka azingazinzwe. Imana iri kuzingura amateka masha.